ku buryo kugeza kuri iyi saha wumva ubuzima nta kamwenyu karimo. Hari igihe umuntu aza akivanga mu buzima bw'umuntu ugasanga aragukomerekeje. Umuntu akapfa kuvuga amagambo abonye atazi amateka y'umuntu, ntazi uko yabayeho, ntazi uko yakuze, ntazi impamvu umuntu ameze atya ahageze, agaharutura amagambo gusa. Ugasanga ayo magambo avuze cyangwa asohoye mu kanwa ke ku rurimi rwe, ugasanga hari icyo abangamiye ubuzima bw'umuntu. Urakoze cyane uvuze gutyo. Reka mbaze mama Buryohe. Mama Buryo, ku munsi w'ejo twabonye ikiganiro, papa Buryohe yababaye ati rwose ati jihad waranyatatse cyangwa se waratwatatse n'umuryango wanjye, ndetse agikora wenyine, avuga n'impamvu yakikoze wenyine. Ubundi dutangire, ubundi mwebwe hagati ya Buryohe n'umuntu witwa Jihad byagenze bite, murapfiki kugeza kuri uyu munsi? Ariko ntago nafashe uwo mwanzuro wo kugana ubutabera ndimo gukina. Kuko Jihad yararengereye, twubwacu afite ibyo yatuvuzeho, ararengera, avuga no ku babyeyi bacu. Umubyeyi mama wanyibarutse na mabe ko yibarutse Buryohe wanjye, tureke nabo babyeyi. Ese afite uburenganzira bwo kumfata ngiye n'umugore wanjye, umubyeyi wubaka benshi, amwita icyohe? Ko mwese mufata icyemezo ati reka Jihad tumujyane muri ribu tujye kuba twamurigayo. Ariko nanone hari abona bonye muri komenti z'ikiganiro cy'ejo hahise mwakoze, bamwe bati ese koko birakwiye ko nk'ababyeyi mwari guhita mwihutira kumujyana muri ribu, cyangwa se mwari kubanza mugashaka uburyo mwakicara mukamuga ateka hanaha wakoze ikosa waratubabaje mbere yuko mwabanza kumujyana mu nzego? Bivuga ko umuhangaruka mutuka bigeze hariya koko ukajya kumurisha biriya bintu yavuze kuri kamera, abantu isi yose ibyumva. Aba ni abana bacu, murabibona? Yego. Ubu muturebye twebwe hano n'umuryango wacu, mwadufata nk'ibyohe? Nimutubwire, mwadufata nk'ibyohe? Hamwe umuntu nkuru yaze ubu yatutsuyu abana bacu ko ari 5. Hanyuma umuntu nkuru yaje yihandagaze avuga ati muri ibyohe. Nzi ibyo yatubwiye noneho. Uriya ni umuntu udashobotse. Ntibyari bitunaniye ko twagenda ngo tumwegere tumubwire uti aha hantu dusaba imbabazi wakosheje, ahubwo umuntu menya ari kudukubita noneho. Menya ari kudukubita bite nuko tumuzi. Ntago twapfuye kugenda ngo tugende mu butabera gutya gusa, nuko twari tuzi ko n'ubundi yo tumubwira none yari kuduha ibiki. Ugasanga ahubwo turagize bibaye bibikurusha. Numvise muri video y'ejo kandi twasanze atari ubwa mbere, noneho ni ibintu by'akamenyero apana kuri twe no ku bandi. Hari abandi yagiye Gasara ari kuvuga ngo abantu ngo bagiye bavuga ngo iyo mu mwegeramo. Oya nabirebye mu bitekerezo ntaga ngiye kubivuga. Oya nanjye zirakomeye ariko inyinshi ni zamunengaga rwose. Avuga ati ibyo mwakoze nibyo arabikwiriye koko arubahuka, nta muntu ajya yubaha. Yenda bamunyuzaho umunyafu akareka biriya bintu akorera abantu. Ntibivuze ko niba naje nkahita mbivuga ko yahita atoroka. Yego. Aho uriya nzi ko atarenga igihugu ngo ahita agenda. Mudari se uriya mudari bawuguha ari uko uri ntuza. Uriya mudari umunetse muri salo dore nguri. Yego. Bawuguhuri ikigwari se, bawuguhuri icyohe se, ntago bishoboka. Bawuguha se warasezerewe naburi indiscipline nkuko uyu mujama ngo Jihad yabivugaga. Ntago bishoboka. Hari igihe umuntu avuga ibintu atazi amateka y'umuntu. Iyi minsi turimo nibwo ndimo nibuka genocide igitangira. Genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Mama wanjye yapfuye ku munsi wa 2 tariki 9. Yego. Nibwo yapfuye. Turi mu bihe byo kwibuka. Mama wanjye apfa, uburyo yapfuye mureba uburyo bamwishe.
ubu sinzi n'umubiri we aho uri hamwe umuntu nkuriya pole papa buryo komera ja warahemutse ubona twebwe yadutukana kibyari bitwaye ako se twebwe ntabwo turi abantu oya uretse twebwe ntabwo turi abantu oya muri abantu pe tureka ababyeyi batwibarutse turi abantu bo guhangarwa kuva twavuka tubibabwire n'abadukurikiye mwese kuva twavuka n'ubwa mbere umuntu yaduhangara niyo mpamvu agomba kubibazwa mu buryo ubwo ari bwo bwose reka twitaba kugira ngo twumve ese byagenze bite ko tuzi ko Jihad ubundi yitangira sho ngaho yego ye rero aba babyeyi ngo uhamagaye bababaye basutse amarira ngo akoreshe amagambo ariko bararizwa n'iki ayo ubwabo bavugana ariko mbaza ikibazo kimwe Sandrine abo ngiye ntabwo mbazi unababaza uti Jihad muramuzi bambwiye ko mutaziranye nakibabajije icyo kibazo ubwo umuntu tutaziranye tugirana ikibazo nkande mu by'ukuri koko njyewe ofete barishuwa neza yuko aribo natutse wakurya uwo muntu basubira inyuma ahubwo bo bagiye kunteranya n'abantu wakurya uwo muntu Sandrine baravuga ngo senya ingo z'abandi ko ntubatse njya gusenya urugo gute menya imyubakire y'urugo gute ngo ntabwo ari twe yavuze ikindi si twebwe yavuze kubera ko nta kibazo ufite haba n'umutima wanjye nabwo babaze nimba bananze etayera bananze tujade muramuzi kuko bananze ntibanatinyuka no kwirirwa bavuga gutyo kubera yuko jewe nta kibazo ngengirana n'abantu oya bavuze ko batakuzi mutaranahura none ubwo tugirana ikibazo gute ku buryo bagomba gushyushya abantu imitwe iyo mfite umbwire nuko ngaragaramo umbwire nuko nambaye ngo hatutse umubyeyi ngo ni Sandrine abanyarwanda tujye tureka kudramatiza ibintu dufite ntabwo ariko niba bashaka ibintu by'amatiku byo gutukana nzi gutukana pe turatukana ariko niba bashaka kurega nibareke bareka amategeko akora akazi kabo none se nditaba ribu cyangwa nditaba buryohe nimba ari buryohe none se Jiha bibaye mu bwumvikano kugira ngo wenda bibe ibintu birebire byo kujya mu babaze kwigirisha biberaho rwose ari ibintu twigirisha byazageraho bigashira ejo kumva ngo hajemo ikindi kintu uzarinde twigirisha Sandrine ntutuzi kuva kera uri umwana mutoya niga muri segonderi ndumva ari nko mu wa mbere uko uzi twakundanaga mbere tukibana bakunzi ba Gasaro TV na Buryohe TV turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane kandi abadukunda namwe turabashimiye cyane wowe ufata umwanya wawe rero ukaduha igitekerezo cyangwa inyunganizi uruwingenzi kuri twe natwe tuzahora tukuba hafi tuguha icyo twita show papa Buryohe tuguha ikaze kuri zicano zombi ndabashimiye cyane meze gute turashima Imana ariko ni buhoro buhoro mama Buryohe nawe tuguhaye ikaze kuri zicano zombi turabashimiye urakoze umeze neza cyane urashima Imana amen reka mbere kuri papa Buryohe uratangiye ngo ni gake gake harabura iki ibyo ari byo byose ntabwo ari ubwa mbere dukoranye ikiganiro namwe ego ubundi mu biganiro byabanje wasangaga dufite isura yishimye ariko magingo aya turababaye yego turababaye ariko niko Imana yabigennye hari impamvu yego ntago habura impamvu cyangwa ntago ikintu kiba nta mvano uravuze ati turababaye ku buryo kugeza kuri iyi saha wumva ubuzima nta kamwenyu karimo hari igihe umuntu aza akivanga mu buzima bw'umuntu ugasanga aragukomerekeje umuntu akapfa kuvuga amagambo abonye atazi amateka y'umuntu ntazi uko yabayeho ntazi uko yakuze ntazi impamvu umuntu ameze atya ahageze agaharutura amagambo gusa ugasanga ayo magambo avuze cyangwa asohoye mu kanwa ke ku rurimi rwe ugasanga hari icyo abangamiye ubuzima bw'umuntu
urakoze cyane uvuze gutyo reka mbaze mama buryohe mama buryo ku munsi w'ejo twabonye ikiganiro papa buryohe yababaye ati rwose ati jihadi waranyatatse cyangwa se waratwatatse n'umuryango wanjye ndetse agikora wenyine avuga n'impamvu yakikoze wenyine. Ubundi dutangire ubundi mwebwe hagati ya buryohe n'umuntu witwa jihadi byagenze bite murapfa iki kugeza kuri uyu munsi bishyireho umucyo. ubundi jewe mvuze jihadi ntacyo dupfa pe. Yego uretse ko twabonye ikiganiro yakoze twumva twebwe nk'abantu tusanzwe twubaka ingo kidakwiriye turavuga natwe twagitangaho igitekerezo. yego abibonye rero nimba byaramubabaje ariko twebwe nta n'ikibi twe twavuze twe twamubwiye. icyo kiganiro cyarimo iki? ni umukobwa ngo wagiye bahuriye mu kabari ajya kumugisha inama y'uko umugabo we bagiye kubana afite agasununu. aravuga ati nimba baramaze gutanga inkwano umugabo akaba afite agasununu wowe uzagende ubundi ujye umuca inyuma ujye kwishakira abafite za kinubi. noneho twe turavuga ati ibyo bintu jihadi yamubwiye ntabwo bikwiriye. yego ntabwo yari kumubwira ngo ajye ku mugabo ajya amuca inyuma ngo ajye gushaka za kinubi kandi umuntu yatanze inkwano ye agiye kubaka urugo. urumva icyo si ikintu wageraho umuntu inama. twebwe rero urumva twarabinengaga ahubwo tukamwereka uburyo yajya abigenza. noneho mwunganiye buryohe wanjye ntabwo byari bitunaniye ko duhamagara jihadi tukamwegera tukamubwira tuti ibi bintu wakoze ntabwo ari byo bizasenya umuryango. ntabwo byari bitunaniye ahubwo twafashe umwanzuro wo kubikorera videwo kuko amahirwe twebwe twubaka ingo kandi dukurikirwa n'inkumi zigiye kurwubaka cyangwa abasore kugira ngo byumve benshi tubabwire ububi bwabyo kuko turakurikirwa. kuko iyo tujya kwa jihadi hari abantu bagiye badutera amabuye y'umugenda mukamujyaho. nicyo kintu nenge kukubwira papa buryo nabonye hari benshi bavuga bati ese kubera iki mwahisemo kuba mwakora video ati nuko namwe mwashakaga views nkatwe twese. ati none kubera iki jihadi ko nimero ze ziri imihanda nta utazizi ati mutamuhamagaye mumubwira ati jihadi ibi bintu wakoze wenda wacitswe cyangwa se hari akantu wavuzemo kabi wenda mu kiganiro cy'ubutaha uzagakosora ahubwo mugahita mwihutira kuba mwahita mukora ikiganiro. iyo tugenda tukabibwira jihadi wenyine ntabwo byari gutanga isomo ntibyari gutanga ubujyanama ku bandi kandi ibyo bintu twumvishe ko byeze. duhitamo nk'abantu bazwiho kubaka ingo kubishyira ku rubuga rwacu kugira ngo n'abandi bose bumvireho birinde icyo kintu jihadi yari yagiriye inama uwo mwari wari ugiye kurwubaka n'uwo muntu. kandi tutirengagije yuko hari n'abaca mu gikari bakaza kutugisha izo nama. urumva bagiye kurushinga nako bagiye kurwubaka. urumva rero twaravuze noneho reka tubagire inama bose muri rusange. niyo mpamvu yabiteye rwose. none ariko niba mwaragikurikiye n'abandi mwagikurikiye murakizi ntabwo twaranzwe n'amagambo mabi. ntabwo twaranzwe n'amagambo mabi twaranze n'amagambo meza tubwira abantu bose tutabwira na jihadi gusa. buri muntu wese ufite iyo myumvire asubiza amerwe mu isaho kuko ntabwo twaba twubaka umuryango w'ejo hazaza nyarwanda. ni muri iyo muza twabikoze. nekereza ko wenda ndahita nibaza iki kintu hari igihe umuntu avuga wenda ibintu akaba yacikwa cyangwa se na wundi mutima mubi abivuganye. ubundi bita nkubaza iki kibazo jihadi muraziranye mu buzima bwa buri munsi cyo buzima busanzwe? nta nubwo turahura imbona nkubone. ntago murahura imbona nkubone. wapi. none se ndahita nibaza kuki wenda amagambo yavuze yarakubabaje na n'ubu ushobora guhita uvuga ati wenda yashoka arabivuze biraho bya showbiz bya YouTube bireka mbirekera aho ngaho ahubwo nkaho ibyo bidahagije ku munsi w'ejo twumvise uvuga ko wamaze ngo gutanga ikirego muri RIB. ese koko nibyo cyangwa se ni bya bindi umuntu ashobora kwivugira nabwo by'imihanda? ntago ari imihanda harimo abantu benshi bazi ko ari imihanda ariko ngira ngo muratuzi ntago turi abantu nubwo wenda duhurira ku ma YouTube abadukurikiye muratuzi turi abantu bubatse umugabo n'umugore ntago turi babandi b'inkunda rubyino ngo bya bindi by'imihanda byateye nubwo rimwe na rimwe tuyihuriraho ariko
ntago nafashe uwo mwanzuro wo kugana ubutabera ndimo gukina kuko jihadi yararengereye twubwacu afite ibyo yatuvuzeho ararengera avuga no ku babyeyi bacu umubyeyi mama wanyibarutse na mabe ko yibarutse buryohe wanjye tureke nabo babyeyi ese afite uburenganzira bwo kumfata ngiye n'umugore wanjye umubyeyi wubaka benshi amwita icyohe uzi ko kugira ngo unyite icyohe wambwira ngo wakigoryiye wambwawe waki nta mugabo w'imbwubaho n'urugero njye ni imyumvire yanjye wenda we ni imyumvire yawe ariko njye ni imyumvire yanjye nka papa buryo cyangwa nka Otto Ahmed njyeho kugira ngo unyite icyohe ni ikintu kivugitse nabi kuruta n'imbwa mu myumvire yanjye hamwe umuntu nkuriya mu byo yavuze icyohe ni ryo jambo ryakubabaje nta na kimwe yavuze kitambabaje bisubiremo mu magambo yamuranze muri kariya kantu gatoya kahise nta na kimwe yavuzemo kizima yavuze ku babyeyi bacu adutuka ko turi ibyohe ampimbira n'ibindi ngo nirikwamwe mu gisirikare ngo ndi discipline ngo bintu nk'ibyo ariko amahirwe naberetse gihamya yego ntabwo ngiyewe ndi discipline n'ubu ndacyakorera igihugu cyanjye cyambyaye ndacyagiteza imbere rero umuntu nkuriye utazi amateka y'umuntu hanyuma aze asisibiranye ubuzima bw'abantu bibaniye neza niba bagira ishyari ry'uko twibana kuko ubuzima bwacu hari benshi bwubaka ntago bushobora kwira nahamagawe n'abantu bari munsi ya 5 bambwira bati family buryohe turabashimira kuko mwaratwubatse bishoboka ubuzima twari dufite mu rugo rwacu tugundagurana tugira iki harimo umunabi twakurikije impanuro zanyu none ubu ngubu umuryango urishimye ubu twisanzura n'abana nk'uko mwabitwigishije hamwe umuntu nk'uwo nguwo aze ashake kudurumbaganya umunezero w'abantu bubaka abantu benshi ku isi urumva ni ikintu gikomeye mama buryo rero turabizi ko ukora arakosa kuri iyi mihanda dukora amakosa menshi twese ntavuga ngo uwakubitiranga imbwa gusutama yazimara ni ukuvuga rero ariko mwese mufata icyemezo ati reka jihadi tumujyane muri ribu tujye kuba twamurigayo ariko nanone hari abo nabonye muri komenti z'ikiganiro cy'ejo hahise mwakoze bamwe bati ese koko birakwiye ko nk'ababyeyi mwari guhita mwihutira kumujyana muri ribu cyangwa se mwari kubanza mugashaka uburyo mwakicara mukamuga ateka hanaha wakoze ikosa waratubabaje mbere yuko mwabanza kumujyana mu nzego uravuze ngo ukora arakosa gukosa bivuga gutukana oya bivuga nimba umuntu akosheje bivuga ko umuhangaruka mutuka bigeze hariya koko ukajya kumurisha biriya bintu yavuze kuri kamera abantu isi yose ibyumva ibyo ugiye kuvuga ngo ukora arakosa nta buri muntu noneho wese azajya yifata ajye kuri kamera tuko umuntu uko yishakiye ngo nuko ukora akosa ntabwo bikwiye ntabwo ibyo bintu bikwiriye rwose turabinenze kandi n'abantu benshi barabinenze iriya myitwarire ntabwo ikwiriye umuntu w'umunyarwanda rwose gufata umubyeyi ufite abana bangana kuriya akihandagaza akavuga ngo umuntu ngo ni icyohe ariko icyohe urakizi ubuse koko njya nibaza umuntu ubundi yagiye gutungura ijambo ringana kuri abatekereza ngo ririya jambo riragarukira hehe rero kuba twarafashe icyo cyemezo tukavuga ngo tugiye kumujyana muri ribu nuko ibyo yakoze yabikoze wumva harimo agasuzuguro harimo kwishongora avuga nyine nk'umuntu wumva wanezerewe ko ibyo avuga bifitiye ishema abifitiye ishema ngo bariya ngo bantu ngo bafite discipline ngo hafi ya ntayo niwe wa hafi ya ntayo ngo ariko natwe twebwe iraringaniye none se koko
iyo disipurine ye atafite ntabwo twebwe ayituzanaho koko twebwe turi abantu b'ababyeyi turi abantu kuva nanabaho twajya ntaho duhuriye na jihad kuva twajya no kuri kamera nibwo bwa mbere numvise umuntu udutuka akabishyira mu ijwi akavuga kuri akadutuka akaduhangara urumva akaduhangara akadutuka kuri urumva ufite umuryango ungana gutya ni abakunzi ba Gasaro TV na murebe aba n'abana bacu murabibona yego ubu muturebye twebwe hano n'umuryango wacu mwadufata nk'ibyohe nimutubwire mwadufata nk'ibyohe hamwe umuntu nk'uri yaze ubu yatutsuyu abana bacu ko ari 5 hanyuma umuntu nk'uri yaje yihandagaze avuga ati muri ibyohe kwakuzura amacakubiri hagati y'imiryango gusa abana bacu baramutse bagize intuzi baramutse bagize ihungabana umubyeyi ntako tutagira ngo tubabe hafi abana bacu ntako tutagira ngo tugire gute ntako tutagira ngo tubabe hafi bishoboka hamwe umuntu nkuriya ngo ni imihanda ngo niki aze atuka ababyeyi baba bana ko turi umuryango wubahwa hari aho tunyura bakavuga bati amen abana harababashije kubona iriya video nta urayo okay imfura yacu yarayibonye arabimbaza hari icyo byamuhungabanyijeho Gasaro urumva byabura ni ukuvuga ndabyumva nk'umwana ariko byo nk'ababyeyi wa mugani urumva ntekereza ko mu byo mwavuze wenda mushobora kumusobanurira yego birumvikana ariko ntago byabura kuba yababara nanjye ndabyumva ndi kubyiyumvisha yanabimbwiye ababaye ariko papa buryo turabizi ko uri umubyeyi iyo foto bemekuyeho nabonye abantu benshi bagusaba ikintu gikomeye bati gute rero benshi nabonye bagusaba bati turagukunda ariko byaba byiza ibi bintu ataho kugira ngo ube watuma umuntu akomeza kwitaba ati byibuze watanga n'imbabazi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko se Gaso karame niyo watanga imbabazi watanga imbabazi z'umuntu utakwegereye yego nazi wazinsabye watanga imbabazi y'umuntu utakwegereye byagorana hari n'ikintu mu kanya warubajije buryohe wanjye ngo iyo mugenda mukamwegera iki mbere y'uko tujya kumurega twarebye dusanga ahubwo iyo tumwegera yari kuduha ibindi birenze ibyo yatubwiye noneho uriya ni umuntu udashobotse ntibyari bitunaniye ko twagenda ngo tumwegere tumubwire uti aha hantu dusaba imbabazi wakosheje ahubwo menya ari kudukubita noneho menya ari kudukubita bitewe n'uko tumuzi ntabwo twapfuye kugenda ngo tugende mu butabera gutya gusa nuko twari tuzi ko n'ubundi iyo tumubwira noneho yari kuduha ibiki ugasanga ahubwo turagize bibaye bibi kurusha numvise muri video yeje uvuga kandi twasanze atari ubwa mbere noneho ni ibintu by'akamenyero apana kuri twe no ku bandi hari abandi yagiye nubwo Gasaro ari kuvuga ngo abantu ngo bagiye bavuga ngo iyo mu mwegeramo oya nabirebye mu bitekerezo ntaga ngiye kubivuga oya nanjye zirakomeye ariko inyinshi ni izamunengaga rwose avuga ati ibyo mwakoze nibyo arabikwiriye koko arubahuka nta muntu ajya yubaha yenda bamunyuzaho umunyafu akareka biriya bintu akorera abantu koko abantu bose arabasuzugura hanyuma papa buryo icara neza urebe hano imbere nkubaze ikibazo nabonye abantu benshi muri comment zawe banibazaho benshi bati none se papa buryo uvuye muri RIB uvuye kurega umuntu ati noneho uragarutse ukoze ikiganiro ati icyo kiganiro ukoze ati bigaragaze yuko niba bamaze gutanga ikirego ati kubera icyo wese ukora ikiganiro ati aho kugira ngo wicecekere ngo amategeko akurikizwe ukagaruka ku mihanda iyo mubyita ku mihanda twebwe ntago ari ku mihanda twe turi umuryango wubaka ingo yego bimaze kumenyekana ku isi hose
rero kuba naje kuri channel yanjye kugira ngo mvuge iki kintu ni ukugira ngo bibere isomo n'abandi bagira amagambo nk'ariya ntibivuze ko niba naje nkahita mbivuga ko yahita atoroka yego aho uriya nzi ko atarenga igihugu ngo ahita agenda kuko ahangaha niho hahira ibyo yikora hano anabonamo amafaranga ntabwo yagenda ngo abyikore mu kindi gihugu niyo mpamvu rero agomba kubibazwa byari ngombwa rero ko mbishyira ku rukuta rwanjye urundi rukuta rwa kabiri bigiyeho ni urunguru rwanyu Agasaro TV ni na byiza kugira ngo kuko murebwa n'undi uwo ari we wese ufite imyumvire nk'iriya yo kuza gusenya ibyishimo by'umuryango azana amagambo nk'ariya bimubera isomo kandi birababera isomo muri buze kubibona none akwegereye akagusaba imbabazi papa buryo n'umufasha wawe ntago witeguye yego na biriya bintu byo kwicara abantu ubundi kiriya kintu cyo kuvuga ngo shere wanjye nta disipurine afite cyazanywe na jisite ngo bamwirukanye mu gisirikare ngo adafite disipurine yego na kiriya yagomba kukivuga kugira ngo na kiriya kintu agishyireho akadomo n'undi wese uzashaka guhirahira avuga biriya bintu ntazongere kwibeshya avuga ngo shere wanjye nta disipurine afite gute umuntu ngara gutya atagira disipurine koko na kiriya yagira ngo nacyo njye nasezerewe neza narabigaragaje yego ntabwo ari ngombwa ngo mbigaragaze hano nanone ibipapuro ndabifite hariya nasezerewe neza bampa igipapuro kimperekeza kinshimira minisiteri y'ingabo y'igihugu rero bariya baraza batazi amateka y'umuntu niba ngo bashaka gutwika ariko ngiye ntago ari komeze nasezerewe mu buryo bwiza bampa certificate igaragaza ko nsezerewe neza bananyifuriza nanone ibyo nakoraga ko ngomba kubikora mu buzima bundi nzaba ngiye waranabitweretse utwereka n'imidari ko wavuyemo neza umudari se uriya mudari bawuguha ari uko uri ntuza uriya mudari umunetse muri salo dore nguri yego bawuguhura ikigwari se bawuguhura icyohe se ntago bishoboka bawuguha se warasezerewe nabi uri discipline nkuko uyu mujama ngo jihad yabivugaga ntago bishoboka uri uhabwa umuntu w'intwari ufite icyo yakoze ari mashimirwa hawo umuntu nkuriya ngo ye ariko papa buryo uyu munsi nibwo bwa mbere nganire nawe nkabona urababaye wajenze n'amarira mu maso amagani nuko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda buryohe wanje iyo dukorana ikiganiro ejo nta nubwo byari kuvamo murabizi neza ko twebwe dukora ikiganiro turi kumwe icyeje mwabonye turi kumwe hari impamvu yari yakomeretse jihad yamukomerekeje nubu kugira ngo akore kino turi kumwe ndaguye yego nanjye n'ubwa mbere mbonye dukora ikiganiro uno mubyeyi adase karameli none se mama buryo kuri uyu munsi rero noneho nyuma y'uko abatutse murumva mwifuza iki ko hakorwa iki mbese mubishyireho umucyo oya twe twatanze ikirego ubutabera nabwo buzakora akazi kabo hari ikibazo se hari igihe ndavuga ku mubyeyi wacu gusa hari igihe umuntu avuga ibintu atazi amateka y'umuntu hari igihe umuntu avuga ibintu atazi amateka y'umuntu iyi minsi turimo nibwo ngiye ndimo nibuka jenoside igitangira jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mama wanjye yapfuye ku munsi wa kabiri tariki 9 yego nibwo yapfuye turi mu bihe byo kwibuka mama wanjye apfa uburyo yapfuye mureba uburyo bamwishe ubu sinzi n'umubiri we aho uri hamwe umuntu nkuriya pole papa buryo komera ntabwo biba byoroshye ntabwo nzi aho umubiri uri hamwe umuntu nkuriya mu bihe ngiye ndi kwitegura kwibuka umubyeyi wanyibarutse wanyonyeje noneho ikindi yarapfuye yarishwe nkikeneye keya ye nkikeneye iki keya ye yapfuye mfite imyaka 15 ariko ninjiraga ishyamba nanjye yapfuye mfite imyaka
15 urumva nari nkikeneye keya y'uyu mubyeyi. Umwana ungana gutyo aba akeneye keya y'umubyeyi we. Hama umuntu nkuriya afatirane n'igihe ntangiye kwibuka umubyeyi wanjye wapfuye mu maso yanjye ndimo mureba, aze ampe biriya mwumvishe mwese n'amabukwe umbyarira buryohe wanjye wambyariye abana 5 nk'uko mwababonye, aza mwandagaza. Uyu ni icyohe umubyeyi ubyaye 5 abana 5, isi yose imufatiraho urugero rwiza bitewe n'uburyo abubaka n'uburyo abanye n'abana be, bitewe n'uburyo abanye n'umugabo we, ntawe utamushimira. Papa buryo mwihangane kandi nagasutse amarira akaza akagera hano, ariko ari gutemba ajya mu buryo ukomera. Amarira y'umugabo nyine wa mugana ati ubonye byibuze niyo atabivuga byibuze muri ibi bihe. Harabura iminsi ngahe ngo nibuke umubyeyi. Aba n'abavandimwe banjye, habura iminsi 2. uyu ni papa wenda bo ntacyo tubavugaho, ariko uyu mama muha agaciro, niwe utumye ndiho. Buryohe wanjye uyu nguyu ntago papa we ntamuzi na mama we ni nk'atamuzi, kuko papa we yapfuye afite imyaka niba ari 2 niba ari 3, mama we apfa nyuma afite imyaka 5. Hanyuma umuntu nk'uri yaze atuke avuga umubyeyi we muri buriya buryo, nta yarapfuye agikene. Noneho urumva yapfuye afite imyaka 5, rebe nanjye nari nkuzeho 15, uyu noneho yaramukeneye mu buryo bushoboka. Narangiza aze antukire mawe ko ambyariye ntago byoroshye. Gusa nekereza ko uriya musore niba ari umugabo niba ari iki, umva yarahemutse. warahemutse. Ubona twebwe yadutukana kibyari bitwaye. Ako se twebwe ntago turi abantu. Oya uretse twebwe ntago turi abantu. Oya muri abantu pe. Tureka ababyeyi batwibarutse. Turi abantu bo guhangarwa kuva twavuka. Tubibabwire ndabadukurikiye mwese, kuva twavuka n'ubugambire umuntu yaduhangara. Niyo mpamvu agomba kubibazwa mu buryo bwari bwo bwose. Ni n'ahandi twayumviye n'umuntu wayitwohereje, twayumviye kuri Bosco Empire. Twumva ashyizemo ndamubona nisubiza inyuma, ntago ari twebwe yaba ari gutuka ibyo bintu ntibishoboka. Numvaga koko bidashoboka, singiye kukubeye. Ariko ati nyamara ni twebwe. Ndavuga jada tuka twebwe. Ndavuga nahise mugana abantu barahangara. Nubwa mbere numvise umuntu dutuka kuva nangana gutya. Noneho ibaze kumfa tukanyita icyohe, umugabo w'umugore, mfite umugabo nkunda unyitaho, ukunda umuryango, ukora buri kimwe cyose kugira ngo umuryango ubeho neza. Warangiza ukavuga ngo ngicyo cyohe cy'umugabo n'icyohe cy'umugore we. Benshi bafatiraho urugero rwiza. Mama buryo nanjye nubaha bitewe n'imyitwarire ye arusha abandi bagabo bari hano hanze bamwe na bamwe. Reka mbabwira ariko buretse gato bitewe nge n'ukuntu mbonye agahinda mufite n'akababaro mufite. Amarira mama buryohe asutse, papa buryohe we umugabo ajya kurira ugasanga ari yumayumije, ariko suko papa buryohe atarize. Ni n'ubwa mbere ngenza amarira mu maso. Hari igihe umuntu avuga ikintu akakwibutsa umubyeyi, akakwibutsa ukuntu byagenze, yabivuga ukumva story zose zigarutse mu mutwe wawe ukuntu byagiye bigenda, nukuri ukumva agahinda karakwishe. Buriya hari ibintu umuntu akuvugira ku mubyeyi ukumva arakwibukije kandi bitari ngombwa, ariko bitewe n'ukuntu amuzanye kumva gahunda zose zigarutse mu mutwe wawe. Uyu munsi urumva ubonanye na Jihad wamubwira iki? Wamugira nese kwa amategeko ahari azamubaza ibyo yakoze, nta nicyo namukora uretse we ateye intambwe akaza akadusaba imbabazi akemera ko yaduhemukiye.
urumva umuzi buriya yabikora papa buryo mumuzi ntekereza nta muntu utagira umutima nta n'umuntu ntekereza ko nshobora kwiyumvamo ngiye ko naguhekora imerekeje nkaba ntaca bugufi in case rero nta twita twumva ko ataca bugufi none se twasohoye ikiganiro ejo siko twagisohoye yego yaba afite ubwenge ariko yaratugezeho ahubwo abantu benshi baraduhamagaye benshi ngo rwose nguriya ngo numusazi wacu nguriya ngo hari n'ikindi jambo bavuga ntavugira hano nguriya ngo ni ikintu za cyacu hari uburyo babivuze ti rwose mu babarire iki ndavuga se muri abavugizi be ni ku mutima ariko ntabibabwira kuko cyo batafata intambwe twe twemera bibiliya yego bibiliya twigisha kubabarira cyane erega n'abakoza amahano anarenze n'abanyiciye imiryango narabababariye yego n'abanyiciye imiryango narabababariye hako byibuze ubabarira n'umuntu wakwegereye niba umuntu atafashe intambwe ngo abone ko yakoze ikosa yarengereye umuntu wamugira iki ubu tuvugana dufite umunyamategeko wacu yego yaraye hano yego twararanye hano mu rugo twiga ku kibazo cy'uwandagaje ababyeyi akandagaza natwe ubwacu ubu tuvugana n'ibyarimo musanze yagiye ubundi ntabwo yararaga hano afite urugo rwe ariko byabaye ngombwa ko turara dufite ibyo twigaho ingingo ku yindi muzabibona ariko bibisomo ku bantu bose nabonye bapfa kuvuga ibyo babonye cyane papa buryo nabyo nabibabwiraga ati bitewe ngiye n'agahinda mbonye mufite nifuje guhamagara Jade muri iki kiganiro yego kamuhamagare mu kiganiro ndebe ko twitaba kugira ngo twumve ese byagenze bite ko tuzi ko Jade ubundi yitangira sho ko mbona imeze nk'iriho kode igihe n'ubusanzwe ntabwo umuntu ukundi rwose umuntu ufata undi akamutuka ubundi wumuhora iki katurebe ko yitaba ndabona iciyemo alo jiya waramutse waramutse Sandrine umeze gute meze neza ndi mu kiganiro rero mbabarire ko ngutunguye ndi mu kiganiro ku Gasaro no kuri Buryohe ngaho yego ye rero aba babyeyi nguhamagaye bababaye basutse amarira ngo akoreshe amagambo ariko bararizwa n'iki bande bari kurira bararizwa n'iki nde wabakubiza ngo wavuze amagambo mabi arabakomeretsa amagambo mabarenza ayo ubwabo bavuga nayo ariko mbaza ikibazo kimwe Sandrine abo ngiye ntabwo mbazi unababaza uti Jihad muramuzi bambwiye ko mutaziranye nakibabajije icyo kibazo ubwo umuntu tutaziranye tugirana ikibazo nkande mu by'ukuri koko njyewe ofete barishuwa neza yuko aribo natutse wakuki uwo muntu basubira inyuma ahubwo bo bagiye kunteranya n'abantu wakuki uwo muntu Sandrine baravuga ngo senye ingo z'abandi ko ntubatse njya gusenya urugo gute menya imyubakire y'urugo gute ngo ntabwo ari twe yavuze ikindi si twebwe yavuze kujya kurega rwose ni nabyiza ariko mu rwego rwo kubahiriza n'urwego rw'ubugenzacyaha ntabwo iyo wavuye kurega uza ngo ubwire umuntu wareze ko wamureze bituma amakuru asibanganya ibimenyetso cyangwa hakabaho gutoroka ubwo se babona ubutabera gute ariko jye wamuhiya kubera ko nta kibazo ufite haba n'umutima wanjye nabwo babaze nimba bananze etayeri bananze uti Jihad muramuzi kuko bananze ntibanatinyuka no kwirirwa bavuga gutyo kubera yuko jewe nta kibazo ngengirana n'abantu oya bavuze ko batakuzi mutaranahura none ubwo tugirana ikibazo gute ku buryo bagomba gushyushya abantu imitwe kuri video ngo wakoze ngo tukumve iyihe video nakoze niba yikwereka ubundi iyo video umbwire nuko ngaragaramo umbwire nuko nambaye ngo watutse umubyeyi ngo ni Sandrine abanyarwanda tujye tureka kudramatiza ibintu dufite ntabwo ariko niba bashaka ibintu by'amatiku byo gutukana nzi gutukana pe turatukana ariko niba bashaka kurega
nibareke Ibyo twamututse. bareka amategeko akora akazi kabo. None se nditaba ribu cyangwa nditaba buryohe nimba ari buryohe? none se jiha bibaye mu bwumvikano kugira ngo wenda bibe ibintu birebire byo kujya mu bantu babaze kuko numvikana n'umuntu muziranye mwanagiranye ikibazo baza abo babyeyi bande yatutse kuriya cyangwa abo bantu bigize akasa mutwe muri iyi mihanda uti jihad muramuzi. okay ngo ni bande watutse kuriya Ahubwo se nibabanze babamenye niba mbasobanurira se cyangwa basobanurira urwego ubu aho bicaye bahamanya n'umutima wabo uretse kwirirwa biyamamura aho ngaho ko n'abatutse ibyo babihamya. Nagiye kubona mbona ibipapuro bije bihuriye zegewe n'ubusutwa nibera muri iyi mihanda. okay Urumva bivuze ko atari bo watutse sinabatutse ariko nabarabavuze kubera bantutse mu kiganiro cyabo nkuko nanjye bamvuze. Unababaze ngira content ishyira kuri Instagram, kuri YouTube, kuri Twitter no kuri TikTok. So content yanjye ntabwo irimo abo bantu. Nta nubwo nkuje nabo content. Abantu baraho buri muntu mwaraho umuntu mu kazi kiwe uri kumva ariko kwishyiramo ngo umuntu hanyuma ngo we baragututse kumva igihe kinini ngo iki ngo we baragututse bereke video bari kugenda babwira abanyarwanda ngo nsenye ingo z'abandi icyo ni igitutsi bayiguhe bayikase mu kiganiro cyanjye icyo ni igitutsi bayiguhe. none se jiha wenda we bavuze ibyababaje we niki cyakubabaje Sandri Karame inde we niki cyakubabaje mu byo bavuze iki gishobora kumbabaza muri iyi mihanda umuntu ashobora kuntukaho kikambabaza Sandri nta kintu gishobora kumbabaza njyewe nta kintu gishobora kumbabaza sibyo nimba bumva aribo natutse nukuri nanjye hari umuntu ugize ikibazo namugira inama zo kugana urwego sibyo ariko aribo natutse bari shuwa neza ko ari bakajya kurega urwego bagiye kuregera ntabwo barwizeye se ku buryo bazanye amatobe yo kumurega bari shuwa ko ari hariya rero bituma uwakoze icyaha azibanganya ibimenyetso cyangwa se akaba yanatoroka. niba ubishoboye bizimangatanye niba ubishoboye bizimangatanye babikoze gutyo ya none ntabwo bishoboka ntabwo ibyo bishoboka amuhiya ntabwo ariko ibyo ngibyo nibyo mbabwiye ko biba iyo bimeze gutyo ntabwo je nabikora uri kumva jiha uri kumva ndavuze nti iyo ugiye nko kurega ni inama nabaha sibyo witugira inama tuzi ibyo turi gukora twebwe sibyo hanyuma ukabona ubutabera ati gute kuko akenshi iyo wareze agiye kwigamba cyangwa akavuga ko yareze uwo muntu yareze ashobora kuzibanganya ibimenyetso cyangwa agatoroka n'ibintu bibiri muri ibyo bibiri nta n'icyo wakora. none se jiha ngiye guhamagaye numva biri bworohe ugahita uvuga ati wenda unakomerekeje mbabarire umumama yarize yasutse amarira urabona ko bababaye none ndumva abo ba drama queen na drama king baradramatiza bararira n'ubu ngubu hagize imvura igwa bajya mu mvura bakarira babarira Sandri babarira igihe rwose si ubu ku buryo barezwa na ubu ku buryo bwakwicaro karezwa na jihad wowe urezwa n'ubutanazi bambarize niba abo bantu bazi jihad nimudakupa nge ibi byuma ndabivanaho ndumva warakaye reka mbe ndabivanaho. Thank you Sandrine. Urakoze. Urumva uwo muntu ari tayari. Noneho imihanda iranze baye imihanda. Urumva ari tayari. Ngo ntago ari mwe yavuze muri kiriya kiganiro. Bimwe navugaga mu kanya urabajije buryohe wanjye. Nta kantu mvuzemo mvuga nitwa tuyenuye kumwegera. Akiyo tumwegera. Byari ku bindi bibi. Igisubizo ntago kibonetse. Kinaninze kuri uribona muhamagara. Oya nanjye mbitekereje n'ibintu dutunguje kuko ariko byibuze ibyo navuze na jihad nawe bwe muhamagaye ngira ngo mabibonye ntabyo namuteguje ntacyo navuganye ngo ndagwamagara nyine byibuze ibyo mvuze mu kanya abadukurikiye mubonye ko hajya ngo sixième sens mubonye ko ibyo navuze ahubwo ariko no kudukubita nkuko nabivuze mu kanya ariko tunoba nisi cyo nibaza mama buryo reka bari nkibaza jihad avuga ko ntacyo mufatana bazi namwe mutamuzi akongera ati sibo navuze ati barishuwa ko aribo bantu naba naratutse ati babirekana imenyetso ko aribo natutse none se amajwi ativugira aho bigeze noneho papa buryo none ibintu ngere birancanze jihad ati sibo natutse amajwi se abyivugira nta hare ejo ntago wayabonye avuga se ko ari indiscipline avuga ngo kira cyo cy'umugore ngo ni ba buryohe bo karyohera imihanda abandi bitwa ba buryohe ni bande si twebwe
hari undi uzi ufite cyane witwa Buryohe? hoya ni mwebwe. arimo aritwaza ko nta mashusho yafashe nk'aya ngaya muri kubona, wenda arimo abivuga nk'uko turi kuvuga nk'uko mutubona. Mbese nicyo arimo yitwaza, wenda ngo nirira Audio ni iyiwe. ngo nirirajwe ryonyine. Ariko dufite umunyamategeko abirimo kandi kuri kurajya hagaragara. Ariko rero hari ikintu batinzeho gihe nshaka no kubwira abantu. Jewe abantu nimba ari uko ko bamenyereye ko abantu batemana bakicana bakumva ni byiza bagaserebura, ni gute iyo babonye abantu bibaniye neza bishimye n'umuryango tujya mu cyofu twakwibyinira abagore bakajya hariya bakadutuka ngo twarasaze. Urumva twagiye mu mvura turibyinira turaserebura twishimye, narakabonye abantu barahagurutse barahagarara baravuga. Nimba twibereyeho neza tukaba duhamyana n'umutima wacu ko tugomba kubaho muri buriya buryo, abazungu nibo bazabaho kuriya, nta banyarwanda bashobora kubaho kuriya neza. Sound ziri muri la video twinyangiza kuri Pasika, nta majwi y'abana mwumvaga baseka. Byari kuri Pasika. Byari kuri Pasika. Sound mwumvagamo ibintu nubwo imvura yagwaga mwumva n'akaririmbo karimo. Nta sound z'abana basekaga bacu mwumvaga. Yego, barabana. Ni nabo badukameraga. Reba ishusho y'umwana uri kubona ababyeyi be barimo bakina kuriya, ufate n'ishusho y'umwana bahora genda iki abona se na nyina birirwa baryaga. Uwo mwana azakura kimwe, bazakura kimwe, ntago byakura. hanyuma kuki cyakora icyo nashimye nuko abantu benshi karaka video bagashimye bavuga bati rwose mukomerezaho muratwubaka. Hari n'umumama wampamagaye mu Bufaransa ejo afata koro yatari WhatsApp, koro isanzwe tumarana isaha, urumva hagiye amafaranga menshi. Yego, anshimira kuri karaka video bwa mbere yaratubonye, ahita ajya mu bindi biganiro. Twaramwubatse mu buryo bushoboka, azafata indege aze aricyo kimuzanye kureba family Buryohe. yego. Ariko icyo nari mvuze, babana bafite ababyeyi batandukanye nk'uko nari ntanzeho urugero, bazakura kimwe, ntago bakura kimwe. harimo umuntu nk'uyu nguyu yaze ashake gusenya wa munezero. Nge wanje abivuze nta miryango itemana. Benshi cyane. Itiyani ntago cyangwa izindi televiziyo barara se batabivuze. bikunda guca Benshi. yatemye undi yatumye ningo barapfa ibintu. Cyangwa se kubana mu makimbirane ya buri gihe. None se barashaka ngo natwe tuba ariko tubaho. Hoya Nimba ntabwo twikoreye ibintu nk'ibi twebwe twazanye itandukaniro, ni ibintu biturimo, ntago ari ibintu tuza kujijisha imbere ya kamera. Si ibyo twigirisha. Iberaho rwose ari ibintu twigirisha byazageraho bigashira, ejo kumva ngo hajemo ikindi kintu. Uzarinde twigirisha. Sandrine, Karame. ntutuzi kuva kera. Ndi umwana pe. Uri umwana mutoya. Kana niga muri secondaire ndumva ari nko mu wa mbere. Uko uzi twakundanaga mbere tukibana. Iyo ufashe urukundo rwa kiragiye ubona urwo rutaruta. Nukuri. Nge mbazi kera. Abandi babicuritse. Bagakundana bakibana y'amezi yabuki. Ya mbere. Nyuma bigahinduka. Ariko ukwezi ko kuza, umwaka uza ugasanga bagahararukwana. Barareba na yingwe. Kuki mutabidushimira? Ni mutureba. Gusa benshi murabidushimira. Ndabashimira kuba benshi tunabubaka bakabitwereka bakabitubwira. Ariko abantu nk'abari abakidobya nimwe ndimo mbwira, kuki mutabidushimira? Hago mukaza bamwe mudukomeretsa bene nk'ibwi twarimo tuvuga. Papa Buryo. Mana we, mba numva hari igihe mba nabuze n'amagambo. Uko kose n'ubundi ntacyo bazaduhindura. Uko tumeze n'ubundi ntako tuzahinduka. Niko Imana yaturemye, kandi ugiye kureba ingo ziri muri u Rwanda cyangwa no hanze yarwo, turi mu ngo za mbere zubaka ingo ziri kuri iyi si. Turi mu ngo za mbere zibanye neza, atari ukwirata ngo ni ku bwacu cyangwa ni ku bw'imiryango cyangwa iki. Imana ifite ukuntu twebwe ubwacu yaduhuje, iduhuza, noneho idushyiramo cya kintu cyo kuvuga ngo wagira ngo hari n'abavukanye batameze kuri yego. Sinzi mbese ukuntu Imana muri ibi byavuze ngo sinzi uko ibigenza. Ari nayo mpamvu rero sinzi ukuntu ibigenza. Ari nayo mpamvu twashatse gusagurira n'abandi, dushinga YouTube channel ya Buryohe TV
kugira ngo dusagurire n'abandi bumve uwo munyenga, bumve icyo gihinde, bumve uwo munezero uri mu rugo rw'abubatse. Kandi amahirwe noneho byaraduhiriye kubera ko benshi baradushimira. Nibyo mukora ntekereza ko ni isomo ku bandi babyeyi. Wa mugani hari umumama utaha yataha umugabo akaba yumva yahunga urugo, cyangwa se umugabo yagera mu rugo ugasanga umugore ni wo mwanya avuze ati none haraje, abana bakirukanka, ugasanga umubyeyi arinjira, abana bareba televiziyo bose bakaba birukankiye mu cyumba kuryama. Ariko ibyo mukora ni isomo kuri benshi, ndetse byigisha n'imiryango kubana neza no kwereka ko niba umudamu mubana mwakabaye inshuti kurenza umugore n'umugabo. Utubanga twawe akaba tuzi, utwe ukaba utuzi, mbese mukaba inshuti, wa mugani mukisanisha n'ababana bato bizoroha ko twebwe turi inshuti, twebwe turi inshuti. Kuko inshuti ntacyo ihisha, cyose murasangira, mbese kantu kose ibanga ryose. Yego umugore wacyo mugani inshuti wakagombye kuba inshuti yawe. Ni nako ingo zagombye kumera. Ariko si nyinshi niko zimeze. Nibyo ngiye kuvuga. Muri iyi minsi yo bitandukanye usanga hari umuntu runaka ufite umubesto ku ruhande w'ikindi gitsina gitandukanye, yagakwiye kuba icyo gitsina umugore we ni igitsina gore ari we inshuti ye ya mbere. Yagira akantu keza abona, yagira akamusesa akaba ari we akabwira. Ugasanga ni nawe abitsi banga kuruta uwo babana mu rugo. Umunsi n'inverse usanga umugabo agira inshuti y'umukobwa akaba ari wabwira ibyo byose mu rugo, ntacyo mfite byagenze gutya, umugore twashwanye iki niki. Ariho hantu rero uyu munsi mutanga isomo ku miryango. Nanone ugasanga murereka imiryango ati ba close y'umupartner wawe, mu b'inshuti z'abana banyu, kandi ni isomo. Nayo mpamvu bibabaza babandi byananiye, noneho babona tumeze gutyo bakaza kudutura umujinya nyine bakadutura. Ubundi mbabazi mubona Jihad yashimishwa n'umuryango wubatse? Si umuntu se? Gusa nekereza ko wamushimisha. Ni umusore, ntago hari ibyo nge ntavugira hano. Ni umusore, ntagarubaka, ariko sinekereza ko uriya ni umusore mu mutima we. Uriya ni umusore. Yego. Ntago umuryango wubatse. Tubyihorere. Hari ijambo navuze ejo abafite ubwenge barasesenguye. Ni ijambo navanye muri Bibiliya. None papa Buryo dusoza. Ndike no kubabaza mama Buryohe, ndabona ni ikihe kintu twasoza ubwira badukurikiye? Ikintu nasoza mbwira badukurikiye, harya baca umugani ngo nyirururimi urambaje uti nihe kihe nasoza mvuga. Abantu muri ku mihanda, iyo mvuze imihanda ni ijambo ryaje, ariko ni ku nkuta zitandukanye, yaba uruturiho rwa YouTube n'izindi, mucunga ururimi rwanyu, kuko mu minsi mikeya muri bubone ingaruka y'ururimi. Kupfa Bibiliya avuga ngo barishowa ko aribo navuze, muri buze kubibona. Ese hari video yanjye babonye ndimo mbivuga, muri buze kubibona. Inama natanga rero abantu bari ku mihanda, bari kuri iyi mihanda dukunze guhuriraho, mbere yo kuvuga ijambo banza zunguza ururimi inshuro 7, umenye ngo iri jambo ngiye kuvuga ntawe rikomeretsa, gitanga iyihe message ku batuye isi, cyane cyane mu banyarwanda, ubundi ubone gusohora icyo ugiye kuvuga. Urakoze cyane. Iyo nama nabagira. Mama Buryo dusoza n'icyo wabwira abadukurikiye? Ngewe inama nagira abadukurikiye, buriya umuntu niyo yaza, yenda nubwo twe tutamututse, niyo yaza akagutuka cyangwa akakubwira nabi, si ngombwa ngo wifate ugende umutuke, urumva? Ahubwo yashaka uburyo umukosora ubicishije mu nzira nziza, kuko gutukana ntago ari wo muti. Cyangwa kwaza ukandagaza umuntu uko ari nuko utari wa mugani utazi nuko gahunda ze zimeze, n'ibyo yakoze n'ibyo yahuye nabyo, ahubwo ukamuzurira akaboze. Ntago ibyo binari byo nukuri. Twubahe kandi tunubahane. Umukuru yubaha umuto, n'umuto yubaha umukuru. Nge niyo nama nabagira. Nawe ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane.